Sanctions on Rwanda. They've come to the table. They've made some commitments. They are hari mu nteko yari yateranye ubwo umunyamabanga cyangwa se ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubundi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio hano yarari imbere y'inteko mu byo yarari kubazwa byinshi ngira ngo twagiye tunagaruka mu minsi ishize mu biganiro byacu hano noneho byageze aho avuga ati tumaze iminsi hari ibyo twagiye dukora wenda nubwo hari abashobora kubibona ukundi ariko hari ibihano twafatiye igihugu cy'u Rwanda ati kuko twageragezaga kureba ko ibyo bari bariyemeje amasezerano twasinye bayubahiriza ati ariko nyuma y'ibihano twabafatiye baje ku meza ndetse bagerageza noneho kuba batangira gushyira mu bikorwa ibyo bari biyemeje ati nubwo wenda batari kubikorera ku muvuduko bakabaye babikoreraho ariko byibura bari kubikoraho mbega u Rwanda rwatangiye gusa nk'urushyira mu bikorwa cyangwa se ruri gushyira mu bikorwa ibyo rwari rwiyemeje mu masezerano twagiranye nabo ati ndetse u Rwanda rwiyemeje gukura ingabo zarwo muri Kongo yavugaga muri uku kwezi ingabo z'u Rwanda zigomba ngo kuva muri Kongo ngo ni ku Rwanda rwiyemeje atariko turi gucungira hafi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ingabo z'u Rwanda zitazahindura uniforme cyangwa se imyambaro uniform ya gisirikare ngo batazahindura imyenda ya gisirikare yabo bakiyambika imyenda ya mama 23 barangiza bakatubeshya nk'ingabo zavuye muri Kongo kandi zikiri muri Kongo ati niyo mpamvu nka Amerika turi gucungira hafi kugira ngo tumenye neza ko ingabo z'u Rwanda nk'uko babyiyemeje ziri kuva muri Kongo cyangwa zigiye kuva muri Kongo nyine muri yavugaga muri uku kwezi zigiye kuva muri Kongo ati kandi tugacunga ko zitari buze kwiyambika imyenda ya mama 23 n'ubundi zikaguma muri Kongo ziyise mama 23 kandi ari ingabo z'u Rwanda. Ibi Marco Rubio akimara kubitangaza twese twe dutegereje kureba icyo u Rwanda rubuze kubivugaho u Rwanda narwari icyo rumaze kubitangaza muri kano kanya ubona kubwiye ngo ni bya biganiro dukora tukareba ibyabereye hano ibyavuzwe hano tukahita tujya n'ahandi hirya no hino tukagenda tubihuriza hamwe byose icyarimwe gusa icyumvikanaga nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano Marco Rubio yagaragazaga ko u Rwanda mu masezerano bagiranye y'ibyo rwiyemeje gukora u Rwanda mbega none ngo rwatangiye kubishyira mu bikorwa cyangwa se bari kubishyira mu bikorwa nubwo ngo atari ku muvuduko Amerika yifuzaga ariko byibuze ngo u Rwanda ruri kubishyira mu bikorwa nicyo cy'ingenzi ukwiye kumvamo hano. Iyo umvishe kino kiganiro Marco Rubio yari yatanze cyangwa se kuri ibi yari yavuze yari yagaragaje ko u Rwanda rwatangiye cyangwa se noneho ruri gushyira mu bikorwa ruri kubahiriza ibyo rwasinye mu masezerano ubwo ni amasezerano n'ubundi ya Washington ariko ntago Marco Rubio yigeze agaruka wenda avuge ngo na Kongo iri gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje cyangwa se yizabishyira mu bikorwa ryari ibyo byo ntago yari yabigarutseho. Ku munsi w'ejo nimugoroba mu ijoro ryakeye nibwo twabonye Leta y'u Rwanda nayo isohora itangazo ibinyujije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga basohoye itangazo rivuga ngo guverinoma y'u Rwanda yakiriye cyangwa se ubutumwa bwayigezeho bwavuzwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio mu nteko ya Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga y'inteko ishinga amategeko ya Amerika yabaye kuwa 4 Kamena. Ati harimo naho Marco Rubio yagaragaje ko u Rwanda cyangwa se Marco Rubio yagaragaje ko u Rwanda rurimo kubahiriza ibyo rwiyemeje. Iri none ni itangazo turi gusoma ry'u Rwanda. Ati byo Marco Rubio yavuze umunyamabanga cyangwa se umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati mu byo yatangaje yagaragaje ko u Rwanda ruri gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje. Ati u Rwanda rurashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rw'uko Amerika ikomeje kugira uruhare muri iki kibazo cyane cyane binyuze mu masezerano ya Washington rukaba ari rwo rwego rwiza rukomeje kugenderwaho mu kugira ngo hakemurwe intandaro y'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo aherewe mu mizi. Hasi banditse bati atariko nanone ni ngombwa ko twongera kwibutsa ko inshingano za buri umwe zikubiye mu masezerano ya Washington zivuga ko yaba uruhande rw'u Rwanda n'uruhande rwa Kongo bose bagomba gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje ntago ari amasezerano abogamiye ngo n'uruhande rumwe rugomba gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje. Ati na amasezerano areba impande zombi zose ko zishyira mu bikorwa ibyo biyemeje ndetse ko buri ruhande rugomba kubazwa inshingano nimba rwabishyize mu bikorwa cyangwa se rutabishyize mu bikorwa. Ati aya masezerano ntashobora gushyirwa mu bikorwa mu buryo bwo kuba yabogamira kuri umwe ngo bari ushyira amasezerano mu bikorwa undi we ntashyira amasezerano mu bikorwa. Hano urumva icyo u Rwanda rwashaka kugaragaza. Ati ndetse ntago uruhande rumwe rugomba gushyira mu bikorwa amasezerano urundi rwo ngo ntiruyashyire mu amasezerano ruyashyire mu bikorwa urundi rwo ntiruyashyire mu bikorwa. Ati ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo ntago bishobora gukemuka haramutse habayeho kubogama. U Rwanda ari kenshi rwagiye rusa nkuru bigaragaza n'ubundi urebye rino tangazo ni nkaho ari cyo rwagaragazaga ko mu gihe bo bari gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje
ubwo na Kongo igomba kugerageza igashyira mu bikorwa ibyo biyemeje, ndetse ko aya masezerano atashyirwa mu bikorwa ngo agerweho mu gihe habayeho kubogama. Ni hahandi nyine ubwo n'uruhande rw'u Rwanda rushobora kuhita rubivamo rukavuga ati mu masezerano bivugwa ko tugomba gukora ibyo twiyemeje n'abari bagakora ibyo biyemeje, mu gihe twe turi gukora ibyo twiyemeje bari batari gukora ibyo biyemeje, aya masezerano yabasigaye abogamye. Ubwo icyo gihe urumva ko u Rwanda rugaragaje ko akanya kariko kose nabo bashobora kuba bahindura gushyira mu bikorwa mu gihe baba bari gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje bonyine. Ni nko kwibutsa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa nk'aho ari we muhuza kugira ngo zibuke no kuganiriza Kongo cyangwa se kongera kubereka ko buri ruhande rufite inshingano bagomba gushyira mu bikorwa nk'uko babyiyemeje. U Rwanda rwakomeje ruvuga ngo u Rwanda ruri gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje muri aya masezerano, atari ko Leta ya Kongo iri kurenga bikomeye ku masezerano, bari no kurenga ku byo biyemeje binyuze mu gukomeza gutera inkunga FDLR, umutwe w'abajenosideri umaze imyaka isaga 30 ukorera ku butaka bwa Kongo, kandi ugakomeza kuba ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda, ndetse no gukomeza gukoresha drone z'intambara mu bice bituwe n'abaturage aho bavugaga Kongo. U Rwanda no muri ritangazo basoye bamenyesheje Amerika ati ni byiza ko muri kwemera ko twebwe no nk'u Rwanda turi gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje uko mwabivuze, atari ko Kongo yo ntago iri gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje. Bakomeje gukorana na FDLR, uribuka ko mu masezerano Kongo igomba guhashya FDLR, bagomba kuyirwanya bakayirandura bakayikuraho. Ati ikindi Kongo ikomeje gukoresha indege z'amadrone, tuno tudege tutagira abapilote, batwohereza guturitsa mu bice bituwe n'abaturage cyangwa se n'abasivili. Hano u Rwanda rwerekaga Amerika uko bihagaze. Ati u Rwanda rukomeje kwiyemeza byimaze yo kubahiriza amasezerano ya Washington no gukorana mu buryo bwubaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu karere ndetse n'izindi nzego zose bireba, hagamije guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere by'akarere k'ibiyaga bigari. Iryo niryo tangazo u Rwanda rwahise rwandika rusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ni wumva muri iri tangazo u Rwanda rusoye rusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ibintu byumvikana ko u Rwanda mu byo rwiyemeje cyangwa se mu byo bari gushyira mu bikorwa harimo gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Ubwo urumva nyine zirahari ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, kuko Amerika yavuze ngo u Rwanda ruzakura ingabo ku butaka bwa Kongo. Ntabwo u Rwanda rwigeze ruhakana ngo ruvuge ngo nta ngabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo, ahubwo u Rwanda rwavuze ngo ni byiza ko mumenye ko cyangwa se muri guha agaciro ko ibyo twiyemeje twatangiye kubishyira mu bikorwa. Ndetse na Amerika yari yavuze ati tuzanacungira hafi kugira ngo turebe ko ingabo z'u Rwanda zizakurwa muri Kongo zitazaca ku ruhande zigahita ziyambika imyenda ya M23, bakatubeshya ko ingabo z'u Rwanda zavuye muri Kongo ariko ziyambitse nka M23. Ati ibyo ni igikorwa tuzacungira hafi. Ni mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi, nkwibutsa ko ari naho hari kino cyorezo cya Ebola gikomeje guteza ibibazo byinshi, kigatera n'impungenge byumwihariko isi yose muri rusange usibye n'ibihugu bituranye na Kongo. Ku munsi w'ejo nibwo muri buno burasirazuba bwa Kongo byari byagaragaye ko mu gace bita ngo ni Katwa abantu bagera kuri 11 bandi bashyashya banduye Ebola. Abagera kuri 7 ku munsi w'ejo bari bapfuye aho hitwa muri Katwa. Ahitwa ngo muri Beni 5 bandi bari banduye Ebola, 3 barapfa. Ahitwa muri Butembo abandi 4 bari banduye Ebola, bona baba bamenyekanye, ngo bari n'abandi batamenyekanye 2 barapfa. Ahitwa Oyica 2 bari banduye Ebola, abandi 2 barapfa. Karunguta umwe yanduye Ebola, undi arapfa. Kyondo umwe yanduye Ebola. Igoma hano hirya hamenyekanye undi muntu mushyashya nanone ku munsi w'ejo wanduye Ebola, nahitwa Miti Muresa, abandi 3 biramenyekana ko baraye banduye Ebola, undi umwe muri ako gace kaza gupfa. Ngira ngo uri kumva ko Ebola ikiri ikibazo gikomeye cyane muri bino bice. Uyu munsi nanone kandi nandi makuru, nubwo wenda ari ibintu byari byitezwe kuva kera twagiye tubivuga ko ino ntambara yo mu burengerazuba bwa Aziya izakomeza kugenda irushaho kuzamura ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Nubwo umuntu bishobora kuza uyu munsi akabona biteye ubwo birazamutse, ariko no guteganya ko ahubwo nejo bundi mu gihe cyose bikimeze gutya ibiciro bizakomeza gutumbagira, bitagiye kuhita bigabanuka mu kwezi kumwe cyangwa se mu mezi 2, niko bizakomeza kuzamuka. Uyu munsi ni itangazo ryasohowe na Rura cyangwa se urwego ngenzura mikorere Rura, ngo ruramenyesha abaturage ko guhera ku wa 6 Kamena, ubwo n'uyu munsi n'ubundi saa 12 za mu gitondo byatangiye bino bintu. Ibiciro ntarengwa bya essence na mazutu, igiciro mbega bitagomba bikurenzwa cyangwa se bigomba gukurikizwa. Essence ntigomba kurenza 2930, mu gihe mazutu bundi buriya leta ziba zigomba guhatana kugira ngo mazutu itazamuka, kuko buri ubuzima bw'abantu benshi cyangwa se ibintu byinshi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi
zitwarwa na mazutu, amakamyo, mu buhinzi, imashini zihinga, mu nganda, hirya no hino usanga mazutu ari ikoreshwa ariyo dukenera ituma ubuzima bw'abantu bworoha. Buri esanse niyo yazamuka ni ikibazo.